yego birashoboka kongera kubona abo twaburanye nabo birashoboka. Hari abana baburanye n'imiryango yabo ndetse n'ababyeyi babura abana babo mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Ese iyi miryango yakongera igahura? Cri du cœur d'une mère qui espère ni umuryango utegamiye kuri leta, urabafasha mu kongera guhuza imiryango yatatanye. Nimudufashe kubashaka. Mwiriwe neza abadukurikiye kuri chaîne yacu Abacu SMS TV. Nje ubaganiriza nitwa Uwajeneza Diane Denise, nkaba ndi umukorerabushake w'umuryango SMS. Mu magambo arambuye akaba ari Cri du cœur d'une mère qui espère, mu Kinyarwanda ni ijwi ry'umubyeyi utihebye. Umuryango ufite intego yo gushakisha abari abana muri Jenoside no kubahuza n'imiryango yabo. Uyu munsi turakira umubyeyi witwa Spiridiyo Nyirimirera ushakisha umwishywa we witwa Umurerwa Marine. Baburanye mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Uwo mwana Marine yafite imyaka 7. Umubyeyi Spiridiyo tuguhaye ikaze. Murakoze. Nitwa Nyirimirera Spiridiyo, nkaba nje hano nje kurangisha mwishywa wanjye witwa Umurerwa Marine. Yabuze mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi, yari afite imyaka 7. Yabuze ari kumwe na nyirakuru witwa Nyiranduhije Venasi. Yari kumwe na nyina wabo witwa Mukakarangwa Emiliana na Nyiraharerimana Innocenia. Yaburiye hagati ya Goma na Gisenyi muri 1994. Hari mu kivunge cy'abantu. Yabuze afite yifubitse, yari yambaye ikanzu, yifubitse igitenge, afite n'amashaza mu gafuka, yikoreye amashaza mu gafuka. Akaba yari afite akantu k'inkovu hano munsi y'akananwa, n'inkovu yari ihari ariko yarabyimbye, gasa nk'akabyimba ariko ari inkovu yabyimbye. Yabuze baturutse mu cyahoze ari komine Tumba, umurenge wa Buramira, akagari ka Rugote, hahoze ari perefegitura ya Byumba. Nge nkaba ndi mwishywa we. Mama we yitwa Mukamusoni Anatariya. Papa we yitwa Rwanika Claude. Nkaba nje kumurangisha kuko tutazi aho aherereye. Urakoze Spiridiyo ku buhamya uduhaye mu ncamake, ariko hari ibyo nagira ngo utubwire byafasha Marine kwibuka akamenya ko bari kumushakisha. Hari abo bavukana, watubwiye amazina yabo ku buryo yumvise yamenya ko bari kumushakisha. Murakoze. Umurerwa Marine mu bintu yakwibuka nk'abavandimwe be. Abavandimwe be harimo Uwayezu Emmanuel, ashobora kuba yakwibuka wenda Uwayezu. Hakaba Uwamariya Odette, ashobora kwibuka Uwamariya. Hakaba
Dukuzumuremyi ashobora kwibuka ku izina rya Dukuze. Kuri nyirakuru yamwitaga Kaka. Kuri sekuru kare nari nibagiye kuvuga ko yari kumwe na sekuru witwa Rwamakuba André, ariko we yitabye Imana ntawe uhari, kuko bahunze bafite n'inka. We yari yikoreye, yari yambaye ikanzu, yifubitse n'igitenge, yikoreye n'amashaza mu gafuka, kuko ayo mashaza yari yikuye mu gafuka byamwibutsa ko ari twe turi kumushakisha, yuko tuzi icyo yari afite mu ntuzi. Ikindi nanone cyamwibutsa ni uko hano mu ntuza munsi hano mu Mihogo hari agakovu kari gahari, kari karabyimbye, ukagira ngo ni nk'akabyimba ariko atari akabyimba, ari inkovu, ahubwo ari inkovu itarakize neza, yo ikomeza kubyimba. Ikindi undi muntu yakwibuka ni uwitwaga Nyirambatezimana Liberata, ariko ashobora kwibuka nawe ni nyina wabo, yakwibuka ko yuko niwe mwana mutoya wari uri mu rugo, babaga bari kumwe, niwe yakwibuka cyane. Undi yakwibuka ni ku izina rya Miriyana, nawe ni nyina wabo, nawe barabanaga mu rugo, na Nyiraharura nawe babanaga mu rugo. Undi ubwo we yakwibuka nanone ni muzehe, ari we sekuru, yakwibuka yamwitaga sogokuru, ntabwo amazina ye yari ayazi. Undi nanone ashobora kwibuka mu rugo uwo bita Sefariyani, nawe ni nyirarume, ariko ubwo yakwibuka kuko bamwita Sefa. Urakoze Spidio. Ese ko wakomeje kutubwira nyirakuru, sekuru Murerwa Marine, ese yabaga yagiye kubasura cyangwa babaga baturanye n'iwabo? Murakoze. Murerwa ntabwo yabaga yagiye kubasura, ahubwo bamuzanye kugira ngo abe kwa nyirakuru, mu rwego rwo kugira ngo, kuko nyina yari afite undi mwana mutoya, akabona atamusiga mu rugo, wenda yagiye mu mirimo runaka, biba ngombwa ko amujyana kwa nyirakuru kuko yamwisangagaho. Ni uko vuga ngo nyirakuru barabanaga mu rugo na muzehe, n'abo ba nyina wabo nabo ntabwo bari bagashatse, bose yabibuka. Undi muntu yakwibuka ni nyirarume, yamenya ku izina rya Zayasi, ariko ubundi yitwa Rutikanga Izayi. Undi ninjye ashobora kumenya, nubwo sinzi nimba yamenya, kuko ntabwo nakundaga kuba mari cyane, anzi ku izina rya Sipiri, kuko njye nitwa Sipiridiyo, ariko azi ku izina rya Sipiri, yuko yumvaga bamamagara ngo Sipiri. Ikindi ashobora kwibuka ni uko haraguru yo kwa muzehe
hari ikawa, hari hahinze ikawa. Nyuma ku irembo hari jaride n'ishyamba. Ikindi ashobora kwibuka ni uko bajyaga kuvoma mu isoko ryitwa mu Manga, aho bavomaga amazi. Ikindi ashobora kwibuka ni uko yakundaga ibijumba na voka. Ikindi akaba icyo navuga ni umuyumbu, ntabwo ari inzobe, ni imibiri yombi. Umuyumbu si igikara si n'inzobe, ni intuzi. Yari afite mu maso harehare, yabaga afite igikuriro cy'uburebure, mu maso harehare. Ikindi ni uko yarizwaga n'ubusa. Tuvuge wenda nimba baba baramureze bashobora kumwibukiraho babyumvise. Ndumva ari ibyo namuvugaho. Murakoze Sipidiyo. Ubwo watubwiye ko umurerwa Marine yahunganye na nyirakuru na nyina wabo. Hari igihe wenda yumvise iyi nkuru akumva bavuga urugendo rwo guhunga uko rwagenze, hari igihe byatuma hari icyo yibuka. Watubwira uko urwo rugendo rwagenze, baturuka mu rugo kugera ubwo bageze aho baburanye hagati ya Gisenyi na Goma? Murakoze. Ni ukuvuga ngo Murerwa ari kumwe na nyirakuru na sekuru na ba nyina wabo na ba nyirarume, babanje kuva mu rugo aho ngaho Itumba, Rugoti, Buramira, bahungira muri Tare. Muri Tare bahamaze nk'ibyumweru bibiri, barongera bagaruka mu rugo kuko hari icyo bita muri zone tampo. Barongera bagaruka mu rugo haba igihe gitoya, barongera bahungira muri Tare. Bavuye muri Tare bahise bahungira ku Gisenyi muri Vunga, mu nkambi yahamaze habaye. Iyo nkambi ntabwo yamaze igihe kinini, yamaze nk'ukwezi kumwe. Iyo nkambi bahita bahunga bambuka bajya i Goma. Ubwo hagati ya Goma na Nuza, kuko abantu benshi babaga ari abantu benshi cyane barahunga, kuko muzehe ari we sekuru, ikintu ashobora kwibukiraho ni uko yari afite inka yajyanye, bayegeranye i Goma. Noneho ikindi nanone ashobora kwibukiraho ni uko yabonye aho kuva ku Gisenyi kugera i Goma hari abantu benshi ku buryo utabonaga ari aho muri urwo ruvunge rw'abantu niho yaburiye, kubera ubwinshi bw'abantu ntabwo yabashe kumenya aho baciye. Kuko ikindi yakwibukaho, byari byabanje kuba ngombwa yagendaga afashe igitenge cya nyirasenge, noneho mu kanya aza hari undi ahubwo bita, ubwo ni umugore wa nyirarume bita Nyirabagande. Nyirabagande yaje gufata igitenge cye, nibwo yaje kubura ako kanya. Ubundi imbere yari ari kumwe na nyirakuru na nyina wabo, baruhutse gato yaza kuba ari kumwe na Nyirabagande, ari umugore wa nyirarume witwa Zayasi.
hagati aho niho yaje kuburira. Ubwo bambutse bageze hakurya bamubajije ngo ari hehe, yaravuga ati sinzi aho yasigaye. Umwana abura gutyo, turashakisha, nanjye barabimbwiye nubwo nakoraga muri Croix Rouge, njya kureba umubano twari dufite muri Croix Rouge sinabasha kumumenya. Ubwo tukagenda tureba, tukabura umuntu tubaza, barinda bahunguka atarabonekana n'ubu. Gusa mu bintu nkeka ashobora kuba ari nko mu bantu bashobora kuba baroherejwe mu Bufaransa cyangwa mu Bubiligi. Hari abana boherejwe hanze y'igihugu mu mahanga, aho hantu niho dukeka yabarizwa, cyangwa se hari ikindi kigo cy'imfubyi cyabajyanye, cyangwa akaba yaratoraguwe n'abanyekongo. urakoze Spidio. Ese umurerwa Mahene hari ahandi hantu mwamushakishirije? Murakoze. Turi za Goma, nyina wabo yagendaga ajya kumushakira ahantu mu bana babaga intuza i Goma, ariko tunageze no mu Rwanda hari impapuro seyiseri yazanaga umuntu akazuzuza kugira ngo bazarebe ko bazamubona. Ni muri ubwo buryo twakoresheje. Urakoze kuri ibyo dusobanuriye Spidio. Ese uyu muryango SMS ijwi ry'umubyeyi utihebye warimenye gute, watuganye gute? Murakoze. Ibyo nabimenye mbibwiwe na mushiki wanjye ari we mama wa Murego. Nawe yaje kubibwirwa n'umuvandimwe wa Muregwa Dukuzumuremyi Evariste, ari musaza we. Yaje kumva ikinamico kuri radiyo, amaze kucyumva yumva na nomero za telefone azahamagara, amaze kuzumva abigeza kuri mama we, abyumvise aza kubahamagara, mumubwira ko ngo muzamusanga i Kigali, ariko bibabera imbogamizi kuza i Kigali batahamenyereye, batanahazi. Kubera yuko njye mbi Kigali ndi musaza wa mama we, baranyiyambaza, barambwira bati fata izi nomero noneho uzazihamagare ubabaze ahantu bakorera, noneho ujye kumva ibyabo. Ese Spidio ni ubuhe butumwa watanga nyuma yo kutugezaho ubuhamya bwawe badukurikiye? Ubutumwa natanga, umushinga mufite wo gushakisha abantu babuze, ndawushima, ni byiza cyane rwose, kuko buriya iyo wabuze umuvandimwe wawe ukagira Imana ukamubona, cyane cyane bishimisha ababyeyi, kuko umubyeyi ahora ahangayitse avuga ati umwana wanjye sinzi aho aherereye. Akavuga ati n'umwana nawe ahari avuga ngo ababyeyi baramutereranye. Buri wese aba yita undi ko nta bushake afite bwo kumushakisha, ariko aramutse nk'uyu mushinga wanyu muramutse mubahuje ababyeyi, abana n'ababyeyi, urumva impande zombi zarushaho kwishima, kandi mwaba ari igikorwa cyiza. Murakoze. Urakoze Spidio kuri ubu buhamya uduhaye.
turagushimira yuko wafashe iya mbere ukaza muri gahunda yo gushakisha umwishywa wawe Umurerwa Marine. Turashishikariza n'abandi babyeyi kwitabira guha umwanya gushakisha abana, kuko ababyeyi nibo baba bibuka byinshi kurusha abana. Wakoze, watubwiye ko umwishywa wawe Umurerwa Marine yari afite imyaka 7 mu gihe cya Jenoside, kandi ko igihe abura yari ari kumwe na nyirakuru na ba nyina wabo babiri. Bari bari guhunga bageze hagati ya Gisenyi na Goma. Wakoze, ubwo turasaba abagira amakuru bamenya y'uwo mwana Umurerwa Marine, ubu yarakuze nubwo icyo gihe ari umwana, ko babitumenyesha bahamagaye kuri nimero ya SMS yandika hasi. Kandi turakomeza gushishikariza ababyeyi gushakisha abana baburanye muri kiriya gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Turashishikariza n'abandi bose gukurikirana ubuhamya tunyuza kuri channel yacu ya YouTube yitwa Abacu SMS TV. Hari igihe wabonaho ubuhamya bw'uwo wari uzi ngo ntakiriho, cyangwa se uzi bene wabo ukaba wabamenyesha. Turabasaba mu bisangize n'abandi, mu subscribing kuri iyo channel, mugende munalikinga, musangiza n'abandi iby'ubwo buhamya. Turabashishikariza kandi gukurikira ikinamico nk'uko mwabyumvise, kugira ngo bamenye ko hari ubundi buryo bashakisha Umurerwa Marine. Nuko musaza we yumvise ikinamico Abacu kuri Radio Rwanda itambuka buri wa gatatu saa 2:15 z'umugoroba, noneho akaba yarabibwiye abo mu muryango nabo bagatangira gushakisha. Murakoze.